mama wajarujya ufite iki kibazo ese mama ngiye kujya mbana victime ibintu nazi reba nk'ubu ijoro ryose ntabwo ugeze umvugisha none n'uwanze kumvugisha ufite iki kibazo ako se ubundi boss wanjye muziranye mute kongera n'ubu ntariyumvisha ibintu byaraye bibaye mama kutambwira waba wari ukambwira ikibazo ufite niba udashaka kumbwira reka tubyihorere sibyo ngiye rwose birimo birancanga Hi brother. Yo bro. Meze neza. Mukajya bwa. Mwana bukabije. Izo warazi. Ya gahunda yawe. Happy. Bana bituma fresh. Ambona uri mugira wowe. Izo nk'abadana. Urumva no kumenyera kuba hari hanze. Byatwoka. Ese yigomba nkubaze bana. Shaka ko tuganira gatoya. ese ntabwo nongera kubaza ndashaka ko umunsi sawa ushakaze nshaka kujya mu kazi ako se mama utambeshye ku kazi ndababwira ko ari iyihe mpamvu bituma nsiba uburyo butari gukora urirwe hano nakomeze neza ntabwo ushaka kujya mu kazi oya nzayigisha ese mama hari ikihe kibazo ko mama wamva bari ukareka kurira kuko nanjye kuri kuntera agahinda kuko ndamenya mama wanjye yabaye ikimana igihore ngwino maze se muri iki ngwino amazi intana yawe kiyaje kumva nawe kama amazi kama n'imiti sawa sawa Ibyo bintu byabaye ejo wewe wabonye ute? Oya ubwo nibyo nashaka kubaza kubera aho wari uhari igihe najemo birangira. Nabonye nge bidasanzwe. Oya nuko nanjye banshanga. Ahubwo sinzi wowe wari uhari byagenze gute? Wowe ubundi kuntu bimaze sibyo asana mama we amusana hano ibyo kubera ko urumva redere avuye kwa muganga ariko ashana abizanye ngiye nuko nabibonye muzehe abasohotse ara mu cyumba akibisohoka gatakimubona mudamu mama yataye ibyo yarahita yirukanka Oya nkuri cyangwa ari ukuntu babaziranye. Ese bibantu ara makuru ufite Oya afite ariko ukuntu bimeze yirinde kwa princess. Kujya kwa princess niyo ngomba kuyazana aho mu makuru. Ugomba kwiranda tukagira amakuru tumenya sibyo akundi ubwo ngubwo n'ugira ikimenye bambwiye ndakubwira. Ikizere Oya rero princess ubwo ntabwo ndi buze mu kazi munyihangane mama ararwaye. Sibera kubira bose
Kindaje ngiye. Abantu harimo ikintu. Wagenda kubwira amakuru. Harimo ikintu ugerageza No, wowe genda utunganya za gahunda. Cyane nta kibazo mama. Nice day. Allô? Allô? Oui. Oui, Prince bite? Shani meza, umeze utese? Na mama araho se? Mama arahurite ko yarwaye. Ara, shapure, yarwaye iki? Yarwaye n'indwara z'abamama bakora ariko ntabwo kuri crash cyane. Ara. Sha rero nashakaga kuza ukamfasha kwakira grand frère sha. Umwuba hanze. Grand frère wanjye arazi uyu munsi nashakaga kuza ukamfasha kumwakira. Wow. Grand frère waraza. Arazi sha. Ese ubwo kuki utambwiye ko wari ufite ibirori n'ibyo ngibyo kuko mwashake n'agakanzu wagira ngo grand frère wawe azagire ngo ugire inshuti za feri. Oya sha nta birenze ufite amakanzu menshi meza. Wabona nta gikoni. Nta kibazo n'ubundi ariko ntabwo ntagora ibintu pe wambara iyo ushaka kandi ndabizi ko zifite nziza pe. Ubusa ahubwo gusa. Mama ntabwo ameze neza ariko ngiye kwiranga rero namara koroherwa ndareba maze kumuha imiti ndareba ko byankongera rwose nahita kukamuhaza ntugire ikibazo. Imana imfashe uze pe rwose ubuze nahita nseba ndagushaka cyane. Ugiye kugerageza uko nshoboye kose. Okay, sawa ubwo ngubwo. Nawe ndakubwiye. Sawa, merci beaucoup. Urumva umeze uteze kubwira ikintu tugufashije ngo fluwe ndayifata mu kanwa maze icyayi mama rero nashakaga kujya kureba Brienne yansabye ko njya kumufasha ngo umusaza wabo bagahanze agiye kuza iwabo mu rugo nyine kubareba ariko nanze kugusiga urwaye nyine ntigeje kumera neza Barangayitse mbese. Nishobora gusiga utameze neza kuko Humura ameze neza imiti iramfashije. Wagenda ukajya gufasha undi mwana. Kuko ntabwo nakwigishije ukuntu uzajya ukata umwembe neza. Kuko gutyo uba uri kwangiza. inzara Ntabwo ubuhate kuko undi nabikweretse. Sibyo? n'intobote Ngaho genda umufashe ntugire ikibazo. Ndi kumva ameze neza pe. ngusige nta kibazo Nta kibazo mwana rwose. kanya ntibamburize ngo mama wararembye Bwaba bwubuze. muri kanya kwitegura Ndamubwira kuri ikinyabwo. so baraguhangaye ufite mama wawe wenyine sha kanitegure Yes bro.
sha none ubu kabisa umuntu ndabona wasoje kabisa nashoje are you ready tayari umusaza ufite amatsiko ko abizi kwiganira ubere hari ibiganiro bizaba bishyushira amakuru menshi cyane manda abizi kwiganira ubere hari rero sasa bizaba bifite amakuru menshi cyane cyane ufite amatsiko amenta kwiba kuvuga amakuru yo mu Rwanda akibaza aho ubu nuko kwita ibiganiro hari nshobora kuza kugotwa nyivugira zose tumaze iminsi ubu kwivugira ibiganiro byo mu ndege uko trip yagenze byo hanze iyo ngiyo byo mu Rwanda naho ahubwo babikubwira nk'umuntu hageze aho kandi aho umwana ntabwo ndi bubaguteze intera amatsiko gusa y'uburyo ukiye cyumurikije rero twavuganye ariko umbwira amatsiko buryo ari buguhobere n'uburyo bukwakira bashize imyaka myinshi ariko ndashaka aho biga ari moza kukoza byo kugenda n'ababwira ndaburisha akora nkugira amatsiko zuva mu Rwanda so umukecuru wawe kuri imyaka iri hafi n'icumi uri hanze igikorwa cy'ububwa niyo ari kumenya ari kuzahita mbyaruka nkaza nkurikiye igikobwa nkagenda kinandaburisha sindare n'umukecuru amahirwe ngize amanda mu musaza mana kugira inama y'umuntu mukuru zagura akantu mwana umuntu w'umukuru twigendere twagenda ntari okay ubu gahunda no kutivamo ibanga riba ngende mubwira amakuru ya bitende ewa komanga ngira ngo ni n'undi muntu aka gahungu ngo niyige harya shaka gahungu rero ntabwo gashaka mu rugo rwanjye sinzi ikintu gashaka niba ari ugutereta princess niba ari iki ntabwo ngiye rwose umuntu mwiyumvamo habe na gato yabaga yabimenyaga ntazongere kungarukira mu rugo baje kugira ngo ni n'undi muntu erega Peter, mwabonanye? Nero muri hafi yo kuhagera? uzi ko ushaka baje bose babagegeze shaka ntangiza gutunganya salade ukureka ndagiye vuba muri nashyushye akandi byo byari byarangiye ishwa ariko ndabona byose bimeze neza gusa ko musaza wasohoye turarangiza ko kugira ngo bahuguze nawe uri umva none reka manze ntunganye salade mbe nyishyize muri frigo kugira baze kuyirya yarahoze nyine imeze neza babara rwose ugire vuba uzi nawe muri salade nasange nke twese turi umara bigiye kurangira ndabona bipanze neza ntari sibyo ngwino ntari buraje
Karibu. Imyaka myinshi bro. Umeze neza cyane. Ara ushaka kureba. Ganza mwana wawe. Yes bro. Mapra makuru. Neza ni karibu. Merci. Peter urakoze kunzanira umwana. Ganza ni karibu. Amara nako. Imyaka myinshi kabisa. Rero mu rugo rero. Sasa ndabona bameze neza cyane. Ahora mukecuru ari inkumi ntaza sasa. Uzi ko mbona yakonje urwaye ubuzima. Mama meze ute? Saza njya he. Urabona ndi inkumi. Nuko tubwira abantu bakera mwakoreshaga bituma mudasaza pe no. Ega abana b'ubu ntabwo mukimurya nkuko kera twaryaga. Twege dusigaye dukeneye kuvurajya ugasanga ku myaka 5 umuntu atajya kurwara bya birwara by'ikigihe. Ariko urabona ko naganza nawe hanze hamugoye neza ameze neza nta kibazo. Kuri rwose ndishimye kubabona. Ese pense. Waje hano? Twishimiye no kuri kongera gushyira mu rugo saa muri na. Ganza. Wasize abashyitsi muri salo. Fashe kugasura. Mama iyi nzu yanyu yari nyikumbuye cyane ndabona harahindutse bagenda batemberanye. Kugifite umwanya gihari kuzayitembera ko waje ukajya kuganiriza abashyitsi. Ese mama princess ari hehe? Ni mwamuri kumwe mu gikoni? Princess sinzanakiye. Niba hari mu gikari ko yaba ariho yabari. St Augustine Hotel ni hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igikondo. Iyi hoteli iri haruguru gato y'Amaherezo ya kabiri ku gahanda ka mbere ibumoso bwawe, naho uturutse ruguru ahazwi nko kwa Rujugiro n'iburyo bwawe. St Augustine ibafitiye amafunguro meza cyane ateguranye isuku, ubuhanga ndetse n'uburyohe. Si ibyo gusa kuko St Augustine ibafitiye ibyumba byiza cyane kandi ku biciro bitandukanye. Ni ibyumba bisa neza, biri ahantu hatuje kandi harangwa n'umutuzo. St Augustine ibafitiye ibyumba guhera ku madolari 80 gusa, hakubiyemo na breakfast. Ibi ni ibyumba byiza cyane biri VIP utasanga ahantu ariho hose. Si ibyo gusa kuko ibafitiye n'ibindi byumba guhera ku madolari 50 ku ijoro harimo na breakfast. Ibi nabyo ni ibyumba byiza cyane kandi bisa neza. St Augustine ntiyabibagiwe kuko ibafitiye bedrooms apartment ku madolari 800 gusa, hakubiyemo ibikoresho byose. Aha ni mu gihe kingana n'ukwezi. St Augustine ni igisubizo kuri bose. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa gukora booking, hamagara nimero kuri screen yawe baraguha serivisi nziza cyane.